bro rero ndakuzanya ahangaha ndakeka diri urayizi neza. Oya madiri neza ahubwo ngewe ntago ruyizi. Oya nyine ndayizi ariko ngero uyimbwire fresh ari ukuntu umuntu apanyakwamo gake. Okay, welcome home rero dutangire nk'ugiye kumugirira. Sibyo? Uri kumva rero urabizi ko nafunguye agasengero hariya hepfo. Handi we bafatira nyine. Handi hariya hepfo kabisa nta nubwo bakuzi. Hariya rero abantu benshi buriya abakristo b'iminsi barasaze ngo abanyamahanga ngo nibo basenga none abantu bo muri biriya bihugu by'iburengerazuba hari urabukuraho umunyamahanga bara Nigeria urumva ba Botswana urumva ariko rero icyo ngicyo reka tukirenge rero natekereje ko wowe ushobora kuza ukambera umupasiteri w'umunyamahanga ariko Kamoso ubwo yaho nadirire jewe wenyine umunyamahanga ubwo mwahagana he basundo uramusa n'abanyarwanda ndabona aragera no mu Burundi ngo umunyamahanga bro wegenzaga cyangwa mbwira turagenda twabwira kuri Pasteri Kenzo kuva muri Botswana kunando na rumwe nzi uko ndeba uko muri Botswana nabirenze bro muri Botswana nabo nta cyongereza baba bazi neza wowe uravuga ati nge nubwo mvuye muri Botswana mvuga ururimi rwo muri Botswana ajya bavugurura n'urukongomani urukongomani kandi atari abakongomani Botswana rega nta nubwo nza hiherereye ubwo n'urubotswana nyine n'urubotswana ariko rero ururimi ninde uvuga ntago mwarwumva so rero reka ngenze kuvuga icyongereza ndabivanga n'ibirimi byose biba ku isi hoya icyongereza ntacyo wize se ntago nabura za bonjour ariko bonjour ni icyongereza hoya ninkubwira amafaranga ari muri iyo deal ndakeka icyongereza tukimenya kirahita kiza wowe wamenya amafaranga n'umenye na gahunda shuri bugenderemo wowe mbwira nawe abakristo rero bundi barenge n'icumi gutyo hafi bose bitabiriye kandi umwe ntabwo azatura munsi ya miliyoni aho n'igishinwa nzakivuga urumva rero ibintu by'imikino bishe ku ruhande aho ndimo no uzafata kimwe cya gatatu cy'amafaranga yose azava mu matora Pasteri urayanyemereye ayo se ni make kimwe cya gatatu niba ari miliyoni 10 ubwo urukumva abantu 10 ni miliyoni 10 nibwo ni miliyoni ubwo rero wowe ushobora kuzafata hafi nka miliyoni 2.5 hafi 2.5 oya n'eshatu n'igice warunyibye imya hari ibise umura nenda yiguhaye ko n'eshatu n'igice turabyemera ubwo ufite miliyoni 3 zawe n'igice hafi so ubwo nzabajya imbere n'ibi batatu waje n'amaherena babyemere ko ndi pasteri ikiro n'icyo cyozo cyawe abapasteri b'iminsi bateye imbere bro uzi kuno abapasteri uzari mu pasteur wo muri Nigeria bita Pastor Edwogo uzi afite amatatuwaje afite amaherena madred urumva ubundi ijambo ugomba kubafata wifashishije ijambo ry'Imana rivuga ngo zaza na Bibiliya yanjye banza wumvira ijambo ry'Imana uzabyandikana bigendane uvuga ati buri Imana ntango ikorera ku mubiri ahubwo ikorera ku mutima amena ushobora kureba izi tatuwaje ukagira ngo nuburara ariko ubusobanuro bwayo ari cyo kintu kirenze ari ryo jambo ry'Imana yo si gahunda najya mbabwira ati amena nyinshi nibyo nabwo ati mufashwe umva nibyo ubwo gahunda nejo ntuzasibe nyabona Pastor Kamoso ndakumva gende gahunda ndahari kubwawe witwa Pastor Kenzo cyiza cyane kuba ukibutse kahise ubwo ni gahunda babari naribi nge nzahagera ku gihe ya sawa mbwiye naribi nangire kambe nkwa kantu hano ubwo turaza gusubira sawa serveri we uko Imana yadukora ibitangaza cyane Alleluya Alleluya nubwo tugeze ku musozo w'amateraniro abwira protocol akaza kadusengera ndaza kubabwira ubundi butumwa mu kanya amaze kudusengera Alleluya kaze Kristo bavandimwe twaha Imana dusenge data twese uri mu ijuru dusengera buri muntu wese ahangaha waje mu iteraniro amen wadufashe tugiye mu rugo amahoro amen ibyo twasabye ngo usanga byatunganye amen dusenge mu izina rya Yesu amen How many times would they tell you? protocol urakoze kudusengera pastor mukuru ari message yambwiye ngomba kugezaho abakristo bene data Alleluya amen ari umupastor uzava mu mahanga ntago nze mahanga azavamo ariko asizwe amavuta hano umuturage umukristo ari wese agomba kuba afite ituro kugira ngo umupastor naza azaza afite amavuta hari n'umuntu ugomba gutanga siko bimeze ndavuga iby'amaturo mugasinzira Alleluya amen mama Esther aho ntabwo asa n'ihumvizana koko urampastor usizwe amavuta ntiyagusengera ukanamweguka mama ariko ni mama mama anje
ngomba sinzi impamvu nkibagirwa kandi niyo muntu wa mbere uza bwa mbere gusenga ku intebe ya mbere uribaza n'ibihumbi 200 ugahituro umupasiteri akavuga ati aleluya uyu niyo muntu mbonye siko bimeze mama wa senti siko bimeze ubu ntabwo azana n'ibihumbi 500 koko aleluya ko mbona mukonje ibi ndi kuvuga ntabwo muri kubyumva mutera rero numva aleluya sinumva ko noneho umugisha none ubajemo noneho reka mbabwire urese azatange uko yishoboye ibindi pasiteri azabibabwira azabibamenyesha kandi mbabwira yuko nyagasana bijya imbere mu byo mukora byose aleluya kandi muhore musenga kandi mufasha siko bimeze nkuko pastor rero yabibabwiye ushize ubu ngenga tujye kubishimangira umwanya dufite dufite umwanya w'ijambo ry'Imana gusa ndetse n'umwanya w'iki w'amaturo byonyine birumvikana haleluya amen ufite kuki dusimbutse umwanya wo guhimbaza Imana no gusirira urusengero n'urwaso ceceka rero hano urusengero rero nkuko amategeko ahari abikurikiza twebwe gahunda zihari ni ugusenga tukakira umushitsi wacu mukuru gahunda twayishyiriyeho umushitsi wenyine birumvikana vuga amen amen vuga amen cyangwa Amen. ego nibyo rero mu mwanya w'amaturo mbere yuko tuza kugira umwanya w'amaturo ndagira ngo mbahe agatangazo gatoya ibi bintu kubibabwira si urwango pe ntihagire umuntu tuza kugongana azanye igiceri cy'ijana None se musigaye mutegeka n'abantu amafaranga batora? niko madame ubushize pasiteri yakubwiye gute nase kuba pasiteri aratubwiye ngo tugomba gutura amafaranga ya naya yigeze atubwira ngo utafite ntago azatura nose tuje gutonganya mu rusengero koko rw'Imana ahubwo uru rusengero rw'aya mategeko arimo naya Umva twaje none- gusenga umva none niba uri umugabo uza gutura ijana ngewe uri uza kwibesha uture 500 ujya no kureba mu gaseke twaturiyemo none cyo guterana abagabo n'umukozi w'Imana ariko takora ni ukuri kw'Imana kuyobora urusengero rurimo abagore ni nko kuyobora urugo rwose rurimo umugore w'ingare ariko nanone abagore nibo bakizwa kuruta abagabo reba mugenzi wanyu hari ntubona ko yatuje ni umugabo nyine ata papa kejo turi gutanga 50 se wenyine ingabo ndatanga hoya gahanya mfira nakugahato rata anje ntiruze gutanga 30 yego aleluya wino hansha urumva rero mwese muze gufatira icyitegerezo kuri umwana w'umukobwa uno mwana w'umukobwa nta kazi agira ariko 30 yemeye kubitanga undi uri butanga 30 ngiye kubw'urusengero rwacu ni ukubwira urusengero nagara ari mwebwe ngiye nemeye gutanga 500 aleluya vuga atamena ariko Aleluya. wino ratanusha mama pastor ngwino ubu ngubu uyu mugore tumuhaye inshingano mu rusengero mwababara oya ntabwo twababara 500 hari akazi hari imodoka acuruza se oya nawe wabikora umufungamutwe abikore se abyemere se pastor nawe tugira vuba vuba tubwira ari butange ko nawe mama senti narakubwiye wa mwana wabuze turi kukubaza wowe muratanga ngahe Be a dinner man, serving dinner to the students. akira shiremo kode Sharon noro yamuvuga butumwa urabona umugisha mwinshi ndakubwiza ukuri ndatanga 10,000 yakwicara gato jya kwicara 10,000 se kandi yatanze buretse gato turaje buretse gato niko wakigoryo ufite ubwenge buzira uri gushaka kugumura abakristo wowe abandi bari gutanga za 500 wowe uri kwitangishwa 10,000 ugura shaka bo batanga ngahe wavuze 500 ko nta muntu yakwaka basi ndatanga miliyoni pastor nibyo nyine shishwa hano se mwihangane gato ikigabura hari ikintu cyari turi kuvugana nawe ariko none yagiye ababwira amafaranga ashaka gutanga urashaka gutanga ngahe miliyoni pastor haleluya uvuga ngo amen ariko amen haleluya naho murekera mwumvishe ko yatanze miliyoni imwe urugero rwiza niba pastor atanze miliyoni imwe we ko utatanga ebyiri sibyo diakoni baratanga zingahe narenza 100,000 1,100 mukomere Imana amashi narenza Haleluya! miliyoni nakumvise ubwo ni miliyoni imwe n'ibihumbi 100 vuga atamena ariko amen Imana igwaye imodoka hey ndayakiriye umva ntangiye gukora ku rusinga Mureka wowe rwose we n'agasuzuguro ufite Imana nta kintu izaguha okay mureke rero tubanze twakire umukozi w'Imana kuva mu gihugu cya Botswana nk'abazungu ariko ni umunyafrika Nababwiye ya mafaranga mufite ikihe kibazo yo nitikiri umusubira rero
mama sente rero tuza rero hari abantu bagiritse mu mutwe bazi ko abazungu aribo bakora ibintu byiza buriya abanyabotswana nuko mutabazi kubera ukuntu igihugu cyazonzwe n'abarozi benshi none se icyo gihugu kiba mu Rwanda mama sente ntabwo turi gusubizanya mu rusengero rw'Imana ndi kukubwiriza mubwire uri kumva igihugu cyari gifite abazimu benshi Imana ihagurutsa abapasteri mu gihugu cya Botswana urumva muri Botswana buriya rero ari n'abapasteri barema imodoka zikarema Imana ikavuga ati Imana igwaye imodoka mureke dukoma amashira twakira umuvuga butumwa Pastor Kenzo kuva mu gihugu cya Botswana. Asante sana. Hallelujah. Amen. Hallelujah. I say hallelujah. Hallelujah. Amen. Sasa hivi God bless you in the Pastor Kamoso nagwa wazangu basemuri. Sorry. Byose wabikora bamwishyuwe we uvuga ibyo uvuga byose uvango imbere cyo Okay. Pastor minasema ngo byose mbikore mbivuge. Sorry. God bless you as amaturo. Are you ready? Gutura. Are you ready? Gutura amafaranga. Are you ready? Who does diakoni azane agagiseke dushiremo amaturo? Who? Hallelujah! Cyo cyongezo rukuganigishe sinakubwiye ko byose mbifata afatanya cyambe suko bari buture. Gerageza uvuge no batura guturi kuvuga ikinyarwanda ukavugamo ngo amaturo mu cyongereza ni gute? Ntabwo mbizi we ivuga ibyo uvuze ariko bitari amaturo. Kanihutisha ibintu nabi. Sorry. Korari Man of God. I say hallelujah. Fire. Okay, rero nkuko bivuze yaje gushaka kubabwira ngo tugire vuba dutange amaturo reka duhe umwanya kuko umwanya mubanye mutoya ari kwihuta ngo muri Botswana baramukeneye cyane ikindi kandi izuba ryano mu Rwanda ngo ni fire rwose ngo riri kumutwika umutwe ngo renda guturika. So guys mu mwihanganire ariko abatuye rwose Imana yakomeza bawumugisha sibyo ubwo diakoni umva yewe ngwino ukomeze gahunda ngembe muherekeje. God bless you. Imana ibawumugisha rero. Haleluya. Pastor ibyo yababwiye mwabyumvishe? Umva uriya mupasteri wamubonye? Sha 500 yanjye sasa nagiye yareba sha. Nabikubwiye ndakubwira ngo reka kuyatanga ngakumva. Man noneho uzi ko murusha icyongereza reba yavugaga ikinyarwanda hajya ngava hehe ngo nimba ari Botswana nimba ari harya ni ni Botswana nimba ari Botswana bara n'abateka mutwe ayawe yagiye arira nyine ngo numvise harya wundi yatanze miliyoni ngo sha ngiye nta n'ijana nari kumuha habe n'uru rufushe uziko njye toilette mu rugo yanguye igiye kungwiraho ariko ndemenanga 500 kubera urusengero none bakubwirije mu kinyarwanda banabi babwiye mukanga kumva ngo sinumva ngo sinemera yewe nzajya nsengera mu mutima hano ngo nzasubira ku rusengero ahubwo se umva mubwire ngiye ndumva nifitiye n'icyaka ntago se wasaguye na macyanga uje kungurira icupa urumva ntago yabura n'ubundi ari yagiye arira miliyoni yanjye ni mu bijana bigiye birirase wayegwaga kanze You be mumu, you call other people none mumu. sinyatanga singana kanyenyeri nayohereje amafaranga yanjye ma pastor Skanzi kuri kwikirira nkanyange nikiriraga bira 30 navuze ngo nago yohereje reka nasubira nayohereza je nayohereje none n'ibihumbi 100 Skanzi ko muri gukina nese ufite amafaranga menshi gutyo ngo nanjye nyihereho oya ni ko kuvuga ati ka nyine gufashwa nyugatanga amafaranga nyine ma pastor kunago nanzi ko nyari izi kuko twataza ubu watuye natuye none n'undi jana nanasigariye aho kubyemera ubwo nyine ndabigenza gute ko amafaranga yanjye bayatwaye nyine nta n'ikintu nkuyemo nta n'ikintu mbakorera mu pastor nyine ese ubu nta nubwo bibonaga karawe kamutwara mu pastor wo muri Botswana uzi ikinyarwanda koko byancanze mvuga byose mzumvisha nakubisha kandi sinanubwo nizike muri byose nabyo nta kanyenyeri nakanze usibye kwabwa ko ndi buyatange gusaba kwishima nta kanyenyeri nakanze ndabigenza gutahuka amafaranga yose ntanzi ko ndi bunafashwe nda basi nkagena mfitikize ko n'andi mafaranga none ufite proof of transaction se ngo ujye no kubarega basi ubusa umutwe asori ko kurya gihorere ariko ninkwa cya mitsingi birata bishira tugenda haragura kukabari n'ubundi ntakora amakudapfa dore nandi yatanze agenda arira ariko akamubwira aho nzabafatira ayanjye nawe yarya ngahere twigire no kubapfumu nabagira ariko nayagaruza
ayanjye mba nayavunikiye sinambwiraga ngo sinemerera ntabwo ari twigere abapasiteri ku kabari iby'abapfumu byihorera ntabwo ari abapasiteri ubwo nyine uzajye kuba pasiteri ujye basenga se nzajyaho ngaruza yanjye nzajyaho ngaruza yanjye uzajye njye ntabwo nayabaha habe na 5 tugende n'ubundi tuyanywere nta kibazo Ese iyo ni yabo ariko se ndabarega vuga ko amafaranga n'ikintu yabahaye tuguze ikinge nabo ko byancanze numva nataye Mana yanjye ushaka ubu ngubu njye muze n'ikintu mubwire ariko biranga kandi ubu ngubu wasanga hari umuntu wabwiriwe yarari kukwisabira udufaranga two kugura umuceri n'ibishyimbo watumwimye ujya gutanga ayo mafaranga angana gutyo muri rubanda uzongera nanjye ubwaye ndashoje n'andi mafaranga mfite ko nyafite kose nayatanze nzi ko ndahavana nkuka nkavana n'andi mafaranga ubundi niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo nubura ubwenge zakureka burundu kwihorera maribira n'ukubura ubwenge icyo si ikibazo wenda basi unahava mfashijwe n'amafaranga tatwaye n'abateka mutwe ngareba nta mavuta twagiyemo ntitwanasirimbye ntitwaririmbye ntitwumvisha ijambo ry'Imana ubwo twavanye agahinda gusa agahinda amavanye yegeza n'umwanya wanjye kandi umwanya ntanawuta no ku muhanda ntegereje bisi ubwo ngubwo meze neza tubyihorere ubwo nyine se ubwo nyine jya gutura agahinda inkike yawe nta kundi akazi ntabwo kari koroshye uzi gusengera iriya mbaga y'abantu bose Pastor batangaye sasa oya buretse gato ariko ikibazo cyanyu rero abanyarwanda mukunda amafaranga kurusha ibikorwa wabwirije iminota 2 yonyine none watari kubaza amafaranga ko nabikoze neza yahe oya kareke cyari icyongereza yavuze abantu barenze 30 nabibonye batubaza uyu nguyu icyongereza yavuze ahubwo se isibye n'icyongereza n'igiswahili yakivuze neza igiswahili yavugaga tabaho so mugiye kubindenganye cyambere nuko batuye tukaba twabonye amafaranga umva rega nkubwire cyakora unabonye menshi twagweza mu igero nk'ibihumbi 5 byonyine cyane nabyo ni ibihumbi biga 5 ako mwagiye mureka gusuzugura umuntu njye nasenze abantu bajya mu gakiza barafashwa mvuga ibidimi zo mu mahanga n'izo muri Kongo n'izo muri Tanzania ariko mana nyina koperative bibaye ibihumbi 5 cyo kwa cyabaye make ari nka miliyoni 2 reka rero ngenda nakubwiza kuri je Kamoso uzanabaza ngiye nta mwana w'umuntu Kamoso bireke banza wumve batuye miliyoni wa muhungu atuye miliyoni n'ibihumbi 100 undi atura ibihumbi 500 nundi atura ibihumbi 30 wa mukobwa ntabyashize ariko ntabwo ngeze mbona nta message nabonye ubwo ni miliyoni oya nari bito nari miliyoni n'ibihumbi 600 ago hatuye abantu 3 mu bantu 30 hatuye 3 wa mugabo nose nakubeshyira iki bari babiri aho ni babiri aho yabyishimo rufite niko nabonaga bishimye buri wese avuga ati nge chizo ni guto wambya karaba bashize warise wowe oya kandi na bose nabyumvaga narindi inyuma Imana kata twitahire bana oya man tutubireke man mu amafaranga yanjye taza kukuvunira mu amafaranga yanjye mu amafaranga yanjye kanakumira Diakwe na Pasteri Mukabari Perezida na Presidente murakora iki Mukabari si bwa busambanyi bwo muri korali na nimaze iminsi imanura mu rusengero se Replay, ya replay, ireye replay.